Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV, nizere ko muri amahoro, natwe turamahoro, turashima Imana, nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'ingurumbi twumvise mu bacu. Imana y'amahoro nishimye, kandi dukunda kuvuga ngo naho bitameze neza mu bashuti ba Berwa TV, nimukomere, ntabwo twabaza Imana ngo uragira ute, nibwo bumana bwayo. None bishobora kwanga, ariko ejo bikemera, kuko nifite urufunguzo rw'ubuzima, kandi byose nibwo bumana bwayo. Kandi by'Imana idutegurira ni byiza, gusa ntabwo ari ibibi. Iturufu ni ugukiranuka, urugamba Imana ikarwirwanirira, twebwe ntacyo twakwifasha, Imana niturwanira. Rero iyo wakijijwe neza, byose bishyira mu kiganza cy'Imana. Reka tubanze dusuhuze inshuti zacu ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri i Burundi, inshuti zacu ziri Kenya, inshuti zacu ziri Malawi, Mozambique, inshuti zacu ziri Uganda, inshuti zacu ziri Amerika, Canada, inshuti zacu ziri mu Bubiligi, mu Bufaransa, inshuti zacu ziri Dubai, Qatar, inshuti zacu ziri China, inshuti zacu ziri Oman, inshuti zacu ziri Arabie Saoudite. Aho muherereye hose inshuti za Berwa TV, niyumve mikaze kuri Berwa TV, kandi turabakunda. Reka rero tubanze twiragize Imana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, Imana burema yaremye isi n'ijuru, ndacyari imbere yawe, nciye bugufi nanone ngo amaraso yawe nanjye ntunganye. Njyewe ugiye kuvugira ijambo ryawe, ntaba ari njye wururuka bivugire muri njye, ndetse n'abagiye kuryumva ntaba ari bo baryumvire muri wowe. Njyambaje nizeye izina ryawe ryera, amina. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ya 54 n'umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 18. Yesaya 54 umurongo wa 16 tugeze ku wa 18. Biravuga ngo dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni wo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma ashaka. Imana mu muhamagaro urimo, ushatse kuvuga ngo Imana mu muhamagaro urimo ni wo wawe. Imana yaguhitiyemo umuhamagaro. Bamwe irakuvuguta iguhijwe njye kuririmba, abandi iratuvuguta tugira abavuga butumwa, abandi irabavuguta bagira abahugura, abandi irabavuguta bagira abapasteri. Buri muntu wese Imana ifite uko yamuvugutiye, ifite uko yamucuze kugira ngo avemo icyuma ishaka, avemo umurimo Imana ishaka akakora. Rero ntabwo ari byiza ko dushobora gupinga umuhamagaro w'umwe cyangwa uwundi ngo wumve ko umuhamagaro wawe nawe aba yarahamagawe, uhugura yarahamagawe, ubyuka akajya guhanagura intebe yarahamagawe, ushaka gufasha yarahamagawe, ukora amasuku yarahamagaye. Buri muntu wese Imana ifite uko yamuvugutiye ikamukuramo umukozi wayo uko ibishaka. Rero iravuga ngo ijambo ry'Imana tubwiye ngo kandi ururimi rwose ngo ariko icyo gituma urutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira ntiruzagutsinda. Ururimi rwose ruzaguhagurukira ntiruzagutsinda. Hari ukuntu ngo umurimbuzi namuremeye kurimbura, ngo nta kindi Satani yaremewe ni ukwica no kurimbura, ngo ariko nta ntwaro bazahagurukira kukurwanya izagira ikigutwara, ngo ndetse n'akanwa kazahagurukira kukuburanya uzagatsinda. Impamvu Uwiteka yabwiye aba bantu, yaburiye abantu be, ni ukugira ngo niwisanga mu makuba mu murimo w'Imana, ariko umenye ko iri jambo Imana yarivuze mu murimo ukora, byanze bikunze umurimbuzi cyangwa se ukurwanya, ikigeragezo cyose uhurira nacyo aho uri. Waba uri mu kazi, ibigeragezo uzahurira nabyo mu kazi. Waba uri mu murimo w'Imana, ibigeragezo uzahuriramo nabyo mu murimo w'Imana. Ahantu hose umuntu ari niho ahurira n'ibigeragezo, niho ahurira n'intambara. Rero sinzi impamvu abantu bakunda kwibaza ngo mu murimo w'Imana bahuyemo n'intambara. None se wahurira hehe n'intambara? Wowe ntabwo ujya mu kabari ngo urahura n'abasinzi bagukubita icupa. Wowe nta hari ibintu utisangamo. Aho uri rero niho ugomba gucurirwa, niho ugomba guhurira
n'intambara. Ariko Imana Uwiteka aratubwira ngo umurimbuzi namurimbuye kurimbura, ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, ngo ndetse n'akanwa kose kazakuburanya uzagatsinda. Niyo mpamvu ari igihe ubona uri umukozi w'Imana cyangwa se uri umuntu w'Imana, ba bantu bari mu murimo w'Imana kubw'inyungu zabo bwite cyangwa gushaka kugaragara runaka batahamagawe n'Imana, ukabona baraguhagurukiye barashaka kukurwanya, ukabona bakuburanyije, ukabona bagufashe wowe uri mu muhamagaro, bene bari kurwanya umuhamagaro wawe ku rwego. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo nta kindi Satani yaremewe ni ukwica no kurimbura, na intwaro zose ni ukurimbura. Ashaka uburyo rero akurimbura ngo akumareho, akurimburire mu muhamagaro wawe. Ariko Uwiteka aravuze ngo nta ntwaro yose bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, ndetse n'akanwa kazakuburanya kose uzagatsinda. Ntabwo witsindishiriza, ntabwo ugomba kwirwanirira. Ibintu byose ubishyira mu kuboko k'Uwiteka, Imana ikivugira, Imana igahagurutsa abantu bakakuvugira udahari, Imana igahagurutsa mbere ukabona Imana iraserutse, ukabona ibintu byagiye ku murongo utazi uko byagiye ku murongo. Imana ijya imanuka ubwayo ikarwanirira umuntu, Imana ijya imanuka igategura imiteguro yose abantu bari baguteze. No mu matorero yacu hajya habamo uburozi, no mu matorero yacu hajya habamo imyuka mibi umuntu yari yaguteze, no mu matorero aho tubarurwa hajya habamo ubugambanyi, umuntu yari yakugambaniye ku buryo uri bwisange mu nama bagushinze ibintu. No mu matorero aho tuba habamo gusebanya, umuntu yakugambaniye ngo agushyiraho ikinyoma gikaze cyane, nkagusebye bikaze cyane bikomeye. Ibaza ariko kuba tuvuga uri umumama ufite urugo urubatse, umuntu agahita ahimba ikinyoma ko yagufatiye ahantu usambana, akaza akakizana muri diakoni, akakizana mu itorero, akakizana akagishyiraho ko yakubonye aha nawe. Noneho ari kubivuga udahari. Ni urugero ntanze, ari kubivuga udahari, akavuga amasaha, akavuga amanota, ugasanga havuyemo umuntu aho ngaho atarazi yuko wa mwanya mwari muri kumwe, kandi wa muntu ukomeye aho ngaho ushobora kuba amasaha avuze wari wibereye mu cyumba runaka, cyangwa se wari wabwiye mwarimu cyangwa pasiteri ukamubwira ati pasiteri tujye kwisurira umukene ahantu runaka, none agahita azana cyajya ukamubwira ati ibyo bintu byabaye ku cyumweru dushoje amateraniro yaciye aha ngaha acanga, kuko yakubonye uhaca ariko ntiyarazi aho ugiye. Arashaka kuzana ibinyoma bifite ibimenyetso. Wowe wagiye ya masaha avuze Dani, agasanga wari wibereye kwa pasiteri, ugasanga wari uwabwira akamubwira ati ceceka ayo masaha ndetse bakanamuca. Ni iki kiguteye gusebya mwene so? Ayo masaha yari iwanjye, twari turimo dusenga, twari turi kumwe n'abantu runaka. Ibyo bikuye he? Uko niko Imana ijya irwanirira abantu bayo batavuze. Uko niko Imana ivuga ngo n'akanwa kose kazakuburanya uzagatsinda, ugatsinda utavuze. Ngo nta ntwaro bahagurukiye kukurwanya izagira icyo gutwara. Komerera mu murimo w'Imana, ushiramanga, shiramanga. Ukorera afite imbaraga, ukorera agomba kwirwanirira. Niba uri mu kuri no mu mwuka, uri mu mwanya wo kubaha Imana no kuyiba, uri mu ishyaka ry'Imana, ntucogore. Gucogora kwawe niho hava intege nke, gucogora kwawe niho hava gusubira inyuma, gucogora kwawe niko kuzimya itabaza ryawe. Wikwemerera Satani azimya itabaza ryawe. Oya, wikwemerera Satani azimya itabaza ryawe. Rwana kandi uneshe. Imana iri muri wowe igomba kukuneshereza. Niba bagwagaritse iminsi 2 yo kuririmba, yihagarara uwa gatatu bakubone waje, bibwiraga ko ari uhagaze burundu. Niba gwagaritse kubwiriza, bubahe, ariko ku munsi bavuze babone wagarutse uri mu muhamagaro, Imana izagenda isobanura ibidasobanutse. Ni ukuri mukomerera mu murimo w'Imana. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Icyo nicyo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Gusa hariho kondisiyo ngo icyo nicyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, cyangwa se w'abana b'Uwiteka, w'abantu b'Uwiteka. Icyo nicyo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Nuko nta ntwari ishobora guhagurukira kubarwanya ngo ibatsinde, nta n'akanwa gashobora guhagurukira kubaburanya ngo kabatsinde. Ngo uwo ni wo murage w'abagaragu b'Uwiteka, nuko batajya bamwarwa. Haleluya. Ntabwo umugaragu w'Uwiteka, umuntu w'Imana, ntabwo ajya mwarwa, ntabwo ajya akorwa n'isoni, ntabwo ajya atsindwa. Watsinda Imana. N'abantu bashaka kurwanya abantu b'Imana bagarukiraho.
ntabwo wowe watsinda imana. Birangira ari wowe umwaye, birangira ari wowe ukozwe n'isoni, birangira ari wowe ugaragaye ubaye akabarore. Nuhagurukira umuntu w'Imana ubizi kuri kumurenganya, uzavuga ngo uru rugamba ntabwo nzarutsinda, ngiye guhangana n'Imana kandi nta muntu uhangana n'Imana. Umva, nguwo niwe murage w'abagaragu b'uwi. Icyama ukaba ufite umurage. Yaba mu bisi baguhagurukiye bakurenganya ntawe ugutsinda, Imana irarugwa. Yaba mu murimo w'Imana baguhagurukiye bakurenganya ntawe ugutsinda. Twagiye tubibonesha amaso, abantu bakaguhagurukira, abantu bakagota, ndetse n'akagezi kawe aho wakuraga bakagakamya, Imana igahita ifukura. Kandi ndetse naho washakiraga ubuzima bakahakamya, Imana igahita ifukura. Kandi ibi ni ibintu byagiye bibaho mu buzima. Ariko umuntu w'Uwiteka, nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kuzimya akagezi kawe, nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kugakamya, kuko Imana ibiri mu ruhande rwawe kandi tugezi twose ni utwayo. Uwo niwo murage w'abagaragu b'Uwiteka, niwo murage. Mbega ijambo riryoshye. Nta kanwa kose kazagutsinda, nta rugamba rwose. Nguwo niwo murage w'abagaragu b'Uwiteka, niwo murage w'abana b'Imana. Ikintu gituma mubona dutsindwa ni uko buririra ku byo twavuze. Ikintu gituma mubona dutsindwa ni uko buririra ku byo twakoze. Ariko umuntu yagushatsemo icyaha, na Yozefu yaratsinze, yabaye muri gereza ariko aratsinda. Imana iritamurura ko bari barimo baburana n'Imana. Imana irigaragaza, Imana iriserukira. Nta muntu n'uyu n'umwe watsinda Imana, nta muntu n'uyu n'umwe warwanya Imana, nta muntu wahangana n'umuremyi wacu. Ngo niwo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Nguwo niwo murage w'abagaragu b'Uwiteka uturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Nguwo niwo umurage w'abagaragu b'Uwiteka, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ngo nta ntwaro yose bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, nta kanwa kose kazigera kakuburanya kazagutsinda. Akira ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rigukomeze mu mpamagaro. Niba wabonaga inzira zifunze, niba wabonaga baguhagurukiye, niba wabonaga intambara zibaye nyinshi, akira ijambo ry'Imana nguhaye. Wowe iturufu ni ugukiranuka, iturufu ni ugukizwa, iturufu ni ukwera, iturufu ni ukuba mu mwanya. Ijambo riratubwiye ngo niwo murage w'abubaha Uwiteka. Nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya, nta kanwa n'aka na kamwe kazakuburanya kagutsinde. Ngo niwo murage w'abubaha Uwiteka. Nta kintu na kimwe uzaba, nta kizaguhangara, nta kizagucogoza. Kora. Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Kizwa. Ikintu cya mbere usabwa wowe hangana nawe, wowe ubwawe hangana no gutsinda ibyaha. Ibindi bizaturuka inyuma ntabwo wahangana nabyo ngo ubishobore. Nuhangana nawe no kwirinda icyaha gisa nacyo, ibindi byose bifite uzahangana nabyo. Ariwe Kristo, ariwe Imana Data yacu ushobora byose. Hangana no kurwanya icyatuma uva mu kuboko kw'Imana. Hangana no kurwanya icyatuma hari wivuvunura mu kuboko kw'Imana, ubundi wibirebere. Urugamba ntago ari urwawe. Ngo niwo murage w'abubaha Uwiteka. Uhangane no kwiyubahira Uwiteka sha. Imana ibaha umugisha. Mana mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo, turagushimye ko nta ntwaro bacuriye kuturwanya izagira ikiturwara, kandi akanwa kose kahagurukira kutuburanya katazigera kadutsinda. Kandi turagushimye ko waduhaye umurage mwiza, ngo ni umurage w'abubaha Uwiteka. Natwe tuzibera mu mahema yawe iteka, natwe tuzibera ku mugongo wawe iteka. Natwe urugamba rwose twahura narwo, Mwami Yesu, ntabwo tuzigera twirwanirira. Inzira ni nyinshi umuntu yakwirwaniriramo akanatsindwa, ariko turugushyize mu biganza. Uduha imbaraga zo guhama muri uyu murage w'abubaha Uwiteka. Uduha imbaraga zo kukubaha ndetse no kukubahisha. Cyubahiro kibi cyawe mu isi no mu ijuru. Ryambaje nizeye izina ryawe ryera. Amen. Shalom shalom, ndabakunda. Niba unyuzwe n'ijambo ry'Imana, kora subscribe, share na comment. Niba unyuzwe naryo ariko ntubikore nk'umuhango. Niba unyuzwe n'ijambo ry'Imana, kora subscribe, share na comment. Ni ukuri. Niba hari aho uvuye naho ugiye, kandi niba hari n'ikikunyuze, ntubingumva mu by'uyu murimo. Ukore na share uhereza abantu, utanga amalinki bajye nabo bafashwa.
shalom shalom. Ni ukuri Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mwari kumwe na Mama Berwa, ndabakunda.